ndizera ko mumeze neza cyane mukomeje gukurikira urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda nuko imibare ivuga hagati ya derby ya Apr ndetse na Rayon Sport saa 12 kuri stade Amahoro. Ubu tuvugana amatike bihagaze bite? Nuvuga ngo abantu bataragura amatike mushobora kuza gucikanwa n'umukino kuko Skybox ara hejuru mu baherwe haba hari ibirahure nta mwanya wabona hashize sold out ntago bishoboka ntago ushobora kuyisangamo baba bamaze kare cyane nta mwanya wabona executive seats mu bandi bakire hari hariya se ha miliyoni miliyoni muri Skybox executive seat ni handi muri za magana ngahe ni ijana nta mwanya wabonamo yabaye sold out. VVIP handi muri za 30 ntacyo waronka amatike yashize mukanya saa 9 ntagira umuntu umamagara mwira ati kuko abantu benshi sizanye benshi bicara hano muri VIP ntagira umamagara mwira ngo ngeze ndagura ati harabura 14 kwijana 86 kwijana imyanya yashize lower ball hariya hasi aho umufana bari mwinshi noti muri bitatu hasigaye ama 41 kwijana abo bamaze kubona 66 kwijana. Upper ball hejuru hari abantu bakunda kwirebera match bameze nk'abari muri drone cyane bari hejuru ashaka ari umuntu kuba ati nyemba mureba neza umukino ati n'ama reaction ni yagiye gutekereza ikintu timba muri hejuru abo ngabo nako baguze 58 kwitana 5 kwijana ni mugura amatike ukanza akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego. Hanyuma rero mbere yuko tujya mu bindi reka dukore n'ubundi busesenguzi kuri iyi match. Ndagije Imana abareyo uyu munsi bafite ugeze kubivugaho kare dutangira ikiganiro bafite icyizere gishingiye ku buryo match y'ubushize yagenze banganyije kimwe kuri kimwe bo n'ubundi ntibanabyemera baravuga ati n'ubundi yari match yacu cyane rwose urumva abareba hera aho ngaho bakavuga bati tukuva twazana hari ingingo nubwo atabonyereza zitanziza ngo match zose azitsinda ariko hari improvement mu buryo bw'imikinire ati hari n'uburyo yatweretse imikinire kuri match heruka dushobora kuza kubyitwaza uyu munsi tugatsinda Peace Cup. Uravuga iki kuri icyo cyizere cy'abaryo ntago cyaraza amasinde? Icyizere cyo baragifite ariko buriye umukino wa nyuma ubutandukanye na shampiyona ni Rayon Sport n'umundi kintu yashakaga yari umwanya mwiza byagaragaraga yuko nubwo yenda bashoboraga gutekereza ngo turacyari ku gikombe ariko ahangaha imibare yabaye nyinshi kuna ndubwo ikipe ya Apr FC barabizi yuko nta excuse nimwe ku mutozo wese aburi muri Apr yuko gutwara igikombe wakibuze ibyo ngibyo bari bindi ku bakunzi y'ikipe ya Rayon Sport icyizere kirahari ariko nanone hari utudeshe tumwe na tumwe tugenda tugaragara mu ikipe ya Rayon Sport bijyanye n'umuryo ekipe isatiramo bitandukanye no kuri Apr byibura afite umuntu uri buze kubayobora ubusatirizi bwabo aho rero niho hari ingingo agomba gukoraho akanitsaho ubwo yashatse kuvuga yuko nugera mu kibuga mwa hagati ndashimira ishaye ntaho hari bagomba kuba bafite undi mukinnyi uruze kumusimbura byibuza atari uze gutanga 100% ibyo Richard yatangaga byibura atanga 80% ibyo Richard yatangaga ako ni akazi gakomeye ka mbere kari ku mukinnyi uze gusimbura Richard. Ikindi Paul Nganye ravunitse umukinnyi wasigaye uri buze kwifashishwa nta Sumani Ndikomana kandi ni nibyo muri match ebyiri amaze guramo n'ikipe ya Apr FC ibitego bibiri yarabibonye ako niko ka motivation ko nyine gashobora gutuma equipe ya Rayon Sport yinja mu kivuga ngo twarabarushije ariko se kari finale barayikina cyangwa barayitwara aho ngaho rero niho bagomba kwikora ikinyiranye 11 babarambuye abafana ba Rayon Sport ndetse n'abafana ba Apr twonye tukagaruka kuri 11 ba propose nepo nihe wumva hakwire kwa impinduka nongere mwibutse ko Ferdinand yavuga ati mwizamba twanziremo kwizera Olivier Yusudianye na Chimanga babanzemo
hanyuma 2 na 3 n'ibisanzwe Ganijureri ndetse na Kabang. Hanyuma hagati mu kibuga badushyiremo Tony Kitoga, Abedi bashyiremo Abedi atambwe Guruwari. Ntabwo se ntibari bo barangije. Iyi kipe se ubwo urumva yari buze kwihagararaho. Oya abanyamahanga baba babaye benshi. urumva baba barimo Yusudianye Ariya ni bemerewe 8. Baba bemerewe 8. nibo baba bahura ubwo baba babaye 5. Didi yaba yaje mu b'imbere, yaza mu b'imbere bakongeramo Yusudianye na Basane na Asmani bakabanzamo 7 kontra abanyarwanda 4 cyane. Oya ku ikipe ya Rayon Sport ni naho hano reka bari muri mediane no hari ikibazo cyane reka bariho duheraho. Yego twanabikomoje hano mu mibyize tuvuga cyane cyane ku myiteguro y'ikipe. Tugaruka ku kazi hari ingingo Francis Christian Baye yasabwa gukora cyane kugira ngo abone insinzi kuko n'ubushize niba munabyibuka kuri match iheruka ya shampiyona muri ya phase retour na mbere match twabigarutse tugeze no muri match turabibona. Iyi derby equipe itanze indi kwinjira mu mukino burya irayibasha cyangwa se ngenzi yayo biragorana kugira ngo igaruke. Apr igitsinda Rayon Sport inshuro nyinshi cyane yagiye yitsinda yabaga yayidominiye cyangwa ikayitanga kwinjira mu mukino, ariko cyane cyane ku mikinire yubakiye ku buryo mediane ihagaze. Apr kubera kugira Ronald Sekiganda bakagira na Dauda mwiza cyane mu gukina afasha Sekiganda kwigiza imipira imbere kuri Ruboneka cyangwa se Memeri Dao, ntekereza ko ari Ruboneka nta kosa umutoza ashobora gukora. Akagira imbaraga zo kujya muri komba physique, akaba mwiza cyane mu gihe ari mu kirere arwanira umupira muri duel zo mu kirere, akagira n'umuntu umwunganira wamufasha kujya muri zo duel zo mu kirere Ngoro Kante Muwamvu, Ronald Sekiganda. Bakagira uburyo baribera nimero 10 akaza kuba ari umukinnyi ukora akazi kenshi ko gushyira imipira imbere abakinnyi basatira. Ariho Ruboneka Jean Bosco babera mwiza, yaba mwiza mu gutanga iyo mipira pasa, burya abana mwiza mu buryo bwo gutsinda kuko agira amashoti ya kure. Ikindi burya mu gukina barigarutse ntibinasaba ko ba Dauda bakina iyo mipira rigena Ruboneka aba mwiza mu buryo bwo gukina imipira kubera ko ubu ufite Ruboneka urimo abantu babiri. Ruboneka gufasha gukina iyo role ya playmaker, ariko na Ruboneka usanzwe muri karakteri yazi kurekipera kuko mu mwanya we tumuzo ni nimero 8 nk'umurekiperateur. Kuri Rayon Sport niyo bisaba imbaraga nyinshi ndetse n'ubuhanga n'ubwenge ku mutoza ari ingingo kumenya uko aza kwarinya equipe ye. Hari igitekerezo twaganiriye ngandi icyo gihe ntitwacyagura cyane cyane cyo gutekereza ku muntu ushobora gukina nimero 6 kuko match ya goli yanjye narayitegereje neza cyane y'igikombe cy'amahoro ikawe yasubiye inyuma. Ikawe yasubiye inyuma ata delivering uko bikwiye. Rikawo mu minsi ya mbere abantu mubonaga nk'umukinnyi koko utari mubi. Ahubwo buriya si ibyo twari tumwiteza watigeze atanga. Akaba ari mu minsi ya mbere hari uburyo bw'imikinire yageragezaga kwihisha. Amatwe kazungu uvuga ngo twamwibeshyeho twaramwibeshyeho. Barikaho ubundi Rayon transfer zayo zibaye muri kato yo mu kwa mbere urumva ziza zifite expectations nyinshi. Uko na Rayon Sport icyo gihe zikoze izo transfer aribwo bamurenza Abdara bafashe kipe bavuga ngo bari kongeramo abakinnyi bashaka kuzafasha Rayon kugira ngo saison yabo itabe impfabusa. Ariko mu by'ukuri icyo twabonye mu kibuga n'uburyo umutaramu bamuvugaga murabyibuka ko no mu minsi ya mbere yahise yatangira gusohoka inkuru ngo rega burya ngo yari n'umudefenseur central ngo aza muri mediane i Burundi agikinayo ngo mu buryo bwo gukuvura icyuho cy'umukinnyi wakinaga 6 wari wagiye mu mvune. Murabyibuka ko izo nkuru zari zaje. Yego. Ariko tukavuga tutese umuntu wakinnye nimero 5 burya ntago yananirwa gukina nimero 6 kuko harezamo ikintu cyitwa kudefend. Ubundi ako niko kamaro hazamo icyo kintu cyitwa kudefend. Ariko uburyo Rikawa kina nimero 6 yanakwicisha burya abakinnyi bari ruhande rwe basabwa kuba maso. Bura niyo mpamvu Richard yahise yisubiza umwanya. Hari ukuntu bazana guhitwa Rikawa ngo kuri 6 Richard akaba ari ukina 8 icumi akarikinisha nka Bedisang cyangwa se uyu musore Tambwe Gongo Gruard. Ahubwo bikarangira ahubwo witwa Rikawa ari yihagarariye imbere muri ba nimero 10
cyangwa se apano yagiye ku ruhande ari nabo bavugaga ko afite discipline mu buryo bw'imikinire na wa muzungu akiri mu ikipe ya Rayon Sport nicyo burya muhoraga yabaga ari umukinnyi yizeye ko yashyize kuri nimero 6 ukamusanga ari kugongana na ba nimero 10 cyangwa se apano yagiye ku ruhande yagiye gushaka ibitego kandi burya akazi ke rikaho cyangwa se ka nimero 6 si ukujya gushaka ibitego ni ukubanza kuba mwiza mu buryo bwo kugarira ufatanye na ba myugariro banza ubere ido nziza imbere ya defense yawe nicyo usabwa nawe urabarwa mu bugarira byatumye rero naringi ngo Francis Christiaje muri Mediane yubatse yaburiye umwanya witwa Rikawo cyane kwesa forme equipe irimo Risari irimo Abedi na Ngongo Gruwa mwe by'amaburaburizo rimwe na rimwe akazaniye umwana Kitoga wahise anamwereka ko nawe yazamuyeho urwego igitekerezo cyanjye rero cyubakiye kuki ntabwo wazana Rishari na Kosori wazana Kitoga ngo umushyiraho Ngongo Gruwari umushyiraho na Abedi aho ngaho mbere na mbere muri combat physique umuntu wenyine mu bantu batatu ufite bashaka kujyamo na Abedi kandi twibuka imvune ze Abedi nawe uko ajyaga muri duel akiri muri Kiyovu ari tayari uyu munsi imvune zihoraho utaranabazwa bizi yuko iyo mutonetse bita birangira ntabwo izo duel yajyamo uko bivuze Rayon Sport yagiba nziza ari uko iri gukina umupira mu gihe batawufite ni Sudani